Mana ishoboye byose duciye bugufi imbere yawe muri aya masaha. Icyubahiro ni icyawe mwami Imana ya Isiraheli. Turakunezererewe muri aya masaha. Imbaraga zawe zihabwa icubahiro Mana. Icubahiro cyawe kiganze, ubwami bwawe buze. Ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru mwami Imana yacu. Turakwiyegereje muri aya masaha Mana. Presence yawe ariyo garagara, ntawe ari twe, ahubwo izina ryawe ariryo rihabwa icubahiro mwami Imana yacu. Tukweretse izi ndirimbo tugiye kuririmbira hano Mana. Ntawe ari twe tugaragara, ahubwo hagaragara izina ryawe Mana. Turakunezererewe muri aya masaha. Turaguhamagaye muri aya masaha kugira ngo abe ari wowe uganza, abe ari wowe ubana natwe Mana. Ibyo dukora byose bibe byemewe imbere y'amaso yawe mwami. Icyubahiro cyawe kiganze, amahoro yawe yiganze, imbaraga zawe zihabwa icubahiro Mana muri aya masaha. Turefuza ko abazabona izi ndirimbo zizababera impumuro, uzabahumurize abafite ibibazo bitandukanye, abafite indwara bazabashe gukira kubera imbaraga zawe Mana. Urakoze kuri Imana ishoboye byose, urakoze kuri ibyiringiro bizima. Mu izina ryawe dusenze mwami Yesu, amen. Difuze unisina tigita atubagira ubwoba buraho bihishawe yenuva impandifuze haleluya we sina tigita we abantu ubwoba burabihisha. Teza amatwi, teza amatwi, numva induru zivuga zite bati ababaye babawe iyo ayi batiye babawe ibyo numvira baturabe yeme baturabeho bamwe batiwe dushaka kwigisha turiya Mana bavugaga turi duhaza amaso yeme bamwe batetwihishe dushaka kwigisha turiya Mana bavugaga turi duhaza amaso. Teza amatwi, teza amatwi, numva ibyo
asiwe bivuge turabeho tutazongera Imana yacu ayo twarize aye tusigira iwacu aho tutazongera Mana we Imana yacu uzabona gihamire tubone rugagaza ngo niyukuru kwawe uzabona gihamire tubone rugagaza ngo niyukuru kwawe uzabona twarize Imana mw'ijuru zimwe zagendeye kuri kangwe uzabona mitsindo tuzabona we tuzabona gihamire tubone rugagaza